tukihatira gushaka Uwiteka azatwigaragariza, ntabwo tuzamushaka ngo tumubure, kuko n'Imana iboneka kuyishaka wese. Uburangare bubaye uburangare, abantu nimukita ku ijambo ry'Imana, abantu nimucyumva abababwiza ukuri, ababahugura murabatuka, ababahugura mwabateye umugongo, ahubwo abababeshya, abirirwa babahanurira ubuhanuzi bw'ibinyoma nibo mukurikira. Sengera abarwayi, abafite ibyifuzo bigiye bitandukanye, abafite ibibazo bigiye bitandukanye, turabasengeye mu izina rya Yesu. Muri aya mavuta Imana iduhaye, muri ubu butware Imana iduhaye, dutegetse inzara kuva mu ngo z'abadukurikiye mu izina rya Yesu. Yewe wanzara we, kugiye YouTubers bahagurutse bagiye kubwiriza ijambo ry'Imana, wahagera kugira ngo wumve ijambo ry'Imana ugasanga hari amatiku, wahagera ugasanga barimo bavuga kanaka na kanaka, nyamara ijambo ry'Imana ryabahagurukije barariretse, barariparitse. Bishatse kuvuga ngo iri jambo iminsi izaza ni ku Uwiteka avuga. Imana ishimwe ngo nzateza inzara mu gihugu. Imana ishimwe kandi ngo iyo nzara ndetse n'inyota ntabwo bizaba ari inzara y'ibyo kurya byo gushyira mu nda, ahubwo abakunzi ba Negebu TV turabashuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Dushimiye Data wa twese mwiza wongeye kutwemerera kuboneka imbere ya kamera za Negebu TV, ndetse n'ijwi ryacu rikongera kumvikana mu matwi y'abadukunda ndetse badukurikira umunsi ku munsi. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ni mwene so Ndayisaba Pascal, iyi Negebu TV mukurikiye. Hari hashize igihe kirekire, hari hashize iminsi itari mikeya, bishatse kuvuga ngo nari mbakumbuye kandi namwe mwari munkumbuye. Ni ukuvuga ngo mwari mumaze iminsi mwumva ijwi ryanjye gusa ariko mutambona imbere ya kamera, kuko umurimo w'Imana waragutse. Twafashe igihe kirekire cyo kubana namwe, dusangira ijambo ry'Imana ndetse tugenda duhugurana muri byinshi bigiye bitandukanye, ariko umurimo w'Imana waragutse kugira ngo kamera za Negebu TV ze kuhoraho njyewe gusa, ahubwo zijyeho n'abandi. Imana yacu ishimwe. Munyemerere nshimire by'umwihariko abantu badukunda, bagakunda kudukurikira. Hari abantu bagira urukundo ariko ntibarwerekane, abantu badukunda bicecekeye bakadukurikira, ntibakore like, ntibakore share ngo basangize abandi, ntibandike muri komenti. Namwe turabakunda, ariko twifuza ko mwajya mutugaragariza ko muhari, ndetse ijambo ry'Imana mwumvise mukatubwira uko muryumvise. Niba ufashijwe, niba hari icyo wumvaga twakongeramo, icyo udasobanukiwe wifuza ko twakusobanurira, cyane ko Imana iduhuje n'abakozi bayo benshi, yagiye ihamagara mu buryo bugiye butandukanye. Rero ibyo udasobanukiwe ni ngombwa ko utubwira tukagusobanurira. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi wa none ngize umugisha rero udasanzwe. Bino bintu nzajya nkomeza kubivuga, namwe ntibikabatungure cyangwa se ngo bibarambire. Mbashimira Imana ishobora byose ko ibinyemereye kongera kuboneka imbere y'ubwoko bwayo, cyane ko hariho igihe tutigeze tubona ayo mahirwe. Imana ishimwe. Abakunda kudukurikira murabizi ko hari igihe namaze nkakimara ntari mu murongo, ntari mu mwanya Imana ishakamo. Rero iyo ndi muri uyu mwanya numva nezerewe, iyo ndi muri uyu mwanya mba numva nishimye, ndetse mba numva ishimwe ryo gushimira Imana ritagomba guhagarara mu mutima wanjye, ndetse nkabyatuza n'akanwa kanjye.
uyu munsi wa none rero dushimiye Imana ishobora byose ibyemeye ko tuganira ijambo ry'Imana. Imana yashyize ijambo ryayo ku mutima wanjye kugira ngo ndisangize abakunzi ba Negebu TV. Munyemerere nsuhuze abadukurikiye bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kandi mbahe ikaze mu ijambo ry'Imana. Nsuhuze abadukurikiye bari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Kongo, abari Tanzania, Kenya ndetse n'abari muri Afurika yose mu bihugu ntabashije kurondora, abari ku mugabane w'Uburayi, Amerika, Oceania ndetse n'umugabane wa Aziya. Aho muherereye hose mudukurikiye mudukunda, natwe turabakunda. Imana ibaha umugisha. Rero ni ngombwa ko niba ukunze ibiganiro byacu tukugezaho kuri Negebu TV, kora subscribe kugira ngo tujye duhora tubana mu biganiro byacu by'umunsi ku munsi hano kuri Negebu TV. Kandi niba ibiganiro byacu bigufashije, ijambo ry'Imana, ubutumwa tubagezaho, niba bigufashije, bisangiza abandi nabo bafashwe nk'uko ufashijwe, kandi turusheho gukomeza gufatanya kwagura umurimo w'Imana. Imana ibampere umugisha. Natinze tugiye kuganira ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye uyu munsi. Muraza kunyemera, tugiye gusoma ibyanditswe byera byinshi kugira ngo tuze gusobanukirwa icyo Imana ishaka ko twumva muri uyu mwanya. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya, ariko munyemerere tubanze dusenga Imana, tubanze tuyinginge. Turabizi ko Imana yaduhamagariye uyu murimo kandi iri kumwe natwe, ariko ni ngombwa ko tubanza gusenga kugira ngo Imana ibane natwe. Nibyo koko tuba twasenze, ariko nanone reka dusenge. Uri Imana Data wa twese mwiza, uri ibyiringiro bizima bidakoze isoni, uri isoko y'ibyishimo n'umunezero wacu. Niwo tuma twishima, niwo tuma duseka, n'aka gasura abantu batubonana ni ukubera wowe. Turagushimiye. Uyu mwanya ducishijwe bugufi n'ijambo ryawe tugiye kuvuga. Turavuze ngo nube ari wowe ushyirwa hejuru, kandi ibyo washatse n'ibyo washimye, ibyo wagambiriye ko bigera mu mitima y'ubwoko bwawe, biba ari byo byonyine bitambuka. Undinde kugabanya no kongera, ahubwo ubushake bwawe bwinjire mu matwi ndetse no mu mitima y'abadukurikiye, mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo iri jambo rigira imbaraga n'ubushobozi bukomeye n'ubutware bw'Imana mu mitima y'abaryumvise, kandi ribahindure abari abanyantege nke bambara imbaraga mu izina rya Yesu. Haleluya. Abari barwaye bakire, abari bafite ibibazo bakira ibisubizo, bamurikiwe n'ijambo ryera ry'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Ngushimiye kuri kumwe natwe kandi ubanye natwe, kandi igiye kuvugana natwe mu ijambo ryawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mana ibaha umugisha. Tugiye gusoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 55 umurongo wa 6. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira. Agarukira Uwiteka, nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu, kuko izamubabarira rwose pe. Amen. Imana ishimwe, kandi izina ry'Uwiteka Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Iri ni ijambo twifashishije kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko turaza gusoma ibyanditswe byera byinshi. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi wa none Imana inzanye imbere ya kamera za Negebu TV kugira ngo nganire nawe udukurikiye, aho uherereye hose udukurikiye kandi uri kumwe natwe. Ndifuza kukugezaho icyo Imana yashatse ko nkugezaho uyu munsi, kugira ngo ineza y'Imana ikuzeho, Imana igukebure wowe warutanye, Imana ikugarure wowe wari waragiye, Imana kandi igutangiza urugendo wowe wari utararutangira, kandi Imana igushoboze gukomeza kunesha wowe wari uri mu mwanya mwiza Imana igushakamo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, n'ukiranirwa areke ibyo yibwira. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo mugarukire Uwiteka Imana yacu, kuko nayo izatugarura, kandi ngo izatubabarira rwose pe.
uyu munsi wa none tugiye kuganira kuri iri jambo. Turaza kuvuga ku bintu bibiri bidusaba gushaka Uwiteka. Imana ishimwe, bigishoboka ko abonwa. Ikintu cya mbere turi buze kuvuga, iyo umuntu ashaka Uwiteka agomba kubanza guhinduka rwose mu izina rya Yesu Kristo. Ikindi cya kabiri turi buze kuvuga ni ugushaka ubumenyi. Imana ishimwe, ni ukubana n'Imana uyizi, ni ugushaka Imana wamenye. Haleluya! Ni ugushakashaka uburyo wamenya Imana no gushakashaka uburyo wabasha gusobanukirwa ibyayo kugira ngo ubashe guhagarara mu murongo neza, nuko uba wibitseho ikintu bita ubumenyi. Imana ishimwe cyane. Amen. Bene data, nshuti z'umusaraba, muri iki gihe cya none numvise umwuka w'Imana ansaba kugira ngo tuganire iri jambo rivuga gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Imana yacu ni ishimwe. Ni ngombwa ko dushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Iri jambo rivuga gushaka Uwiteka bishatse kuvuga ngo niba ritubwiye ngo mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nuko hariho igihe gushaka Uwiteka bizaba bitagishoboka ko abonwa. Niyo mpamvu nshuti yanjye mukunzi w'umusaraba unteze amatwi uyu mwanya, cyangwa se wowe unteze amatwi cyangwa se unkurikiye utarakira agakiza, utaritoza gushaka Uwiteka, ukwiriye guhita ufata iya mbere. Bikitwa nonaha ugafata iya mbere. Ibi ntabwo ari ibintu byo gukinisha, ibi si ibintu byo kudebeka, ibi si ibintu byo gufata ngo ubihe igihe, ubihe ahazaza, uvuge ngo uzaba ukizwa cyangwa se uzaba ushaka Uwiteka, kuko icyo gihe wowe urimo kwishyiriraho birashoboka yuko Uwiteka ari cyo gihe azaba atarimo kuboneka. Kuko ibyanditswe dusomye biratubwiye ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Bishatse kuvuga ngo hari igihe Uwiteka azaba atarimo kubonwa. Rero birakwiriye ko ukimara kumvira ijambo ugomba kwihatira ugafata icyemezo, ugahiga imihigo yo gushaka Uwiteka ku manywa na nijoro, uko bwije n'uko bukeye, ukamushakana umwete wawe wose. Izi neza yuko nitwihatira gushaka Uwiteka azatwigaragariza. Ntabwo tuzamushaka ngo tumubure, kuko n'Imana iboneka kuyishaka wese. Munyemerere nk'uko nabibabwiye ko turi busome ibyanditswe byera byinshi kugira ngo tutaza kuyoborwa n'amarangamutima, ahubwo tuze kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Ndifuza ko uyu munsi cyangwa se uyu mwanya duhagarara mu mwanya wo kwigisha ijambo ry'Imana kugira ngo urusheho kugira ikintu umenya, urusheho kugira ikintu utora muri iri jambo ry'Imana Imana iduhaye kukuzanira. Dusome igitabo cy'umuhanuzi Amose ibice 8, dusome duhereye ku murongo wa 11, twumve iki ijambo ry'Imana ritubwira. Igitabo cy'umuhanuzi Amose ibice 8, turasoma duhere ku murongo wa 11. Haravuze ngo dore iminsi izaza ni ku Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka, kuko bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikasi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Reka tugarukire kuri uyu murongo wa 12, aho hatubwiye ngo kandi
bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikasi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka, be kuribona. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya! Nshuti zanjye, bene data munkurikiranye, ndagira ngo mbabwire yuko iki ngiki ari cyo gihe cyo gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Haleluya! Kuko ijambo ry'Imana dusomye muri Amose riratubwiye ngo dore iminsi izaza ni ku Uwiteka avuga. Imana ishimwe, ngo nzateza inzara mu gihugu. Imana ishimwe. Kandi ngo iyo nzara ndetse n'inyota ntabwo bizaba ari inzara y'ibyo kurya byo gushyira mu nda, ahubwo bizaba ari inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Kandi Imana yacu nitugirire neza. Ntekereza ko abakunze gukurikirana izi social media, ngewe mfite ubwoba ko ibi bihe byaba byaratangiye kutwataka ndetse no kutugeraho, kuko usigaye ujya kuri social media, za zindi wari wizeyemo ubutumwa bwiza, za social media baba YouTubers bahagurutse bagiye kubwiriza ijambo ry'Imana, wahagera kugira ngo wumve ijambo ry'Imana ugasanga hari amatiku, wahagera ugasanga barimo bavuga kanaka na kanaka, nyamara ijambo ry'Imana ryabahagurukije barariretse, barariparitse. Bishatse kuvuga ngo iri jambo ry'Imana riziye mu gihe, kuko ubu ni ubuhanuzi butavangiye. Igihe kigiye kuzagera aho abantu bazajya bajarajara, kandi n'uyu munsi wa none abantu barimo kujarajara. Ntabwo ari kuri YouTube gusa, hari n'insengero nyinshi abantu bajarajayemo, bakajya mu rusengero kugira ngo bumve ijambo ry'Imana, bakahumvira ibitangaza. Umuntu akagenda ari umunyabyaha, arimo ashaka ijambo ryatuma yihana, ariko yagerayo bagatangira kumubwira uburyo Imana imukunda, bagatangira kumubwira uburyo Imana imuhaye umugisha. Nyamara uyu munyabyaha yari akwiriye ijambo rimwihanisha, yari akwiriye ijambo rimuterura rikamukura mu bubata bw'ibyaha, ariko bahise bamusezeranya imigisha kubera inyungu bamushakaho. Bene data, nshuti z'umusaraba, inzara n'inyota birateye muri iyi minsi, kandi uko bwije nuko bukeye birimo bigenda byiyongera. Hari abakozi b'Imana bahagurutse gukora umurimo w'Imana, bashinga ama YouTube, bashinga insengero zigiye zitandukanye, bavuga ko bagiye kwigisha abantu ijambo ry'Imana. Bagezeyo ubutunzi bw'isi buba ari bwo buba bwinshi mu mitima yabo, aho kugira ngo bigishe ijambo ry'Imana batangira gukundisha abantu isi, batangira kubahesha imigisha idahari. Uyu munsi wa none ijambo ry'ukuri, nubwo hakiri abigisha, nubwo hakiri abavugabutumwa n'abahanuzi bahagaze mu mwanya Imana ibashakamo, ariko hari n'ahandi umwanzi yamaze kwinjira. Ibyagombaga kuhavugirwa si byo bihavugirwa. Niyo mpamvu nshuti yanjye unteze amatwi, ndakwinginga kugira ngo ubu butumwa bwiza ubusangize abantu benshi, barusheho gukanguka. Imana yacu nitugirire neza. Ibyo ndimo kuvuga namwe mujya mubibona aho abakozi b'Imana biyita abakozi b'Imana, aho abahanuzi biyita abahanuzi, ariko batakivuga iby'Imana ivuze, ahubwo bicara bashaka inkuru zishyushye, bicara bashaka aho byacitse, bicara bashaka aho byadogereye, kugira ngo berekezeyo kamera zabo, kugira ngo berekezeyo iryo tangazamakuru ryabo. Batatswe n'umwuka wo gushaka ubutunzi kuruta ubugingo. Niyo mpamvu mbinginga nyobowe n'umwuka w'Imana kugira ngo ushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Kandi nk'uko nabibabwiye, turaza kuvuga ku bintu bizadushoboza muri uru rugendo rwo gushaka Uwiteka.
ntabwo ari ugupfa kumushaka gusa. Niba ushaka Uwiteka biragusaba guhinduka, biragusaba guhindukira, biragusaba kugira ibintu usiga, biragusaba kugira ibintu utera umugongo, biragusaba kugira ibintu usiga inyuma kugira ngo ukurikire Kristo. Ntabwo ibi ngibi ari ibintu bipfa kuza gusa, ni ibintu uha umwanya wawe ugasenga, wamara gusenga kandi ugasenga uhindutse, ugasenga wejejwe, ugasenga utunganye. Imana ishimwe. Ikindi twavuze turi buvugeho ni ugushaka ubumenyi, ugasoma ijambo ry'Imana, ukamenya intwaro abatubanjirije bakoresheje bakanesha, ukamenya uburyo bafataga ibihe byo gusenga kugira ngo batsinde umwanzi. Tujye tubibona tukishimira imirimo n'ibitangaza Imana yabakoresheje, uburyo bambutse Yorodani, uburyo Imana yakijije Pawulo incira yari murumye igikonjo mu Byakozwe n'Intumwa ibice 28. Twabonye imirimo n'ibitangaza bigiye bitandukanye, ariko niki cyatumaga Imana irinda ubwoko bwayo kugeza kuri urwo rwego? Nuko bari barihatiye kumenya Imana ndetse bayisenga bejejwe. Imana ishimwe. Nshuti zanjye, munyemerere duhinduke kandi duhindukire, dushaka Uwiteka, dusome ibyanditswe byera, tumenye icyo ijambo ry'Imana rivuga. Niba dushaka gutinda muri uyu muhamagaro, nuko tugwiza ibyanditswe byera muri twebwe. Abangaba turimo tuvuga bahinduye gahunda, bagahindura inyigisho. Ntekereza yuko batafashe igihe gihagije cyo gusoma ijambo ry'Imana no gusenga, kubera ko ibyanditswe byera bisa nk'ibyabashiranye. Bimaze kubashirana bajya mu nkuru z'amatiku, bajya bahindutse bamwishakira ndamu. Imana itugirire neza cyane kandi Imana iturengere. Ndagira ngo mbatangarize yuko Imana ikeneye abantu bahagarara mu cyuho, bakabwira abantu ko bakwiriye gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Ntabwo ibi bintu bizahora mu matwi y'abadukurikiye. Natwe ubwacu ntabwo tuzahora twumva iri jwi ritubwira ngo dushake Uwiteka. Hariho igihe kizagera, Imana ishimwe, washatse Uwiteka agahemberwa ibyo. Imana ishimwe, hari umuririmbyi waririmbye, aririmba indirimbo y'ikorasi, aravuga ngo izaduhembera aho idusanze. Niba Imana izaduhembera aho idusanze, biragusaba nshuti yanjye kwihatira gushaka Uwiteka. Uyu munsi wa none niki urimo gukora kugira ngo ushake Uwiteka? Uracyafata ibihe byo gusenga, uracyafata ibihe byo kwiyiriza ubusa, uracyafata ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana, uracyafata umwanya wo gusangiza abandi bigufasha. Urimo urashaka Uwiteka ute muri iki gihe? Reka twihute twe gutinda. Amose amaze kutubwira ubuhanuzi bukomeye, aratubwira ngo dore igihe kizaza. Imana ishimwe, dore igihe kizaza nzateza inzara mu gihugu, niko Uwiteka avuga. Inzara itazaba ari iy'ibirayi n'ibitoki n'imyumbati, ahubwo inzara izaba ari iy'ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none inzara y'ijambo ry'Imana imaze kwataka abantu, kandi reka mbabwire, ibyanditswe byera birimo biradusohoraho tureba. Ibyo Pawulo yabwiye Timoteyo turimo turabibona. Turimo turabwiriza ijambo ry'Imana ry'ukuri, abantu ntibabikurikire, abantu ntibabyiteho, abantu ntibabiha agaciro, ariko ukareba aho bakoze inkuru z'ubugoryi z'ubucucu zidafite shinge na rugero. Pawulo yavuze iki? Yaravuze ngo byose turabyemererwa, kubireba turabyemererwa, ariko byose se niko bidufitiye umumaro? Niko Pawulo yavuze. Avuze ngo siko byose bitugirira umumaro. Nshuti yanjye mu Kristo mwene data unteze amatwi, nawe utaratera intambwe yo kuba umukristo, urasabwa guhitamo ibintu bigufitiye umumaro ureba. Ni mwebwe mubatiza umurindi, mugatuma barushaho guhimba ibinyoma,
bakabazanira ibintu bidafite ireme, nuko mubatega amatwi, nuko mubahanze amaso, nuko ibyo bakora bidakwiriye ari byo mukunze. Niko Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, abantu batazaba bihanganira kumva ukuri, ahubwo bazigwiriza abigisha b'ibinyoma babaha ibihura n'irari ryabo. Uyu munsi wa none abigisha b'ibinyoma barabonetse, barimo baravuga inkuru zitari zo z'impimbano, bakicara bagategura. Reka mbabwire impamvu tubabwira ijambo ry'Imana, si uko kuvuga nk'ibyo abandi bavuga kugira ngo amafaranga tuyabone byatunaniye. Ibyo bakora turabizi, aho babikorera tuba tuhareba, abo babikorana natwe twabahamagara, ariko turashaka kuvuga ijambo ry'Imana kugira ngo ubugingo bwawe buhembuke, kugira ngo umuntu wawe w'imbere abeho. Va mu matiku, va mu magambo. Iki ni igihe cyo gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Hari igihe bitazaba bigishoboka. Aka gahuge, nimugire ubwenge, nimugire ubwenge. Mureke kwita ku bibarangaza, mureke kwita ku nyigisho z'abadayimoni. Uburangare bubaye uburangare, abantu nimukita ku ijambo ry'Imana, abantu nimucyumva bababwiza ukuri, ababahugura murabatuka, ababahugura mwabateye umugongo, ahubwo abababeshya, abirirwa babahanurira ubuhanuzi bw'ibinyoma nibo mukurikira. Ejo bundi nari ndi ahantu turimo dufata ibiganiro, haza umuntu witwa Porofete, ntari buvuge izina, aravuga ngo ese mufitiye ituro kugira ngo mbahe ibiganiro bishyushye ko ngewe nkurikiranwa n'abantu benshi. Ibyo ngibyo nibyo mushaka ko tubazanira kugira ngo tubakurure muze mudukurikire, mwumve ijambo ry'Imana, muri sharinga abandi. Mwavuye mu burangare, kw'Imana iduhagaritse imbere yanyu kugira ngo tubakangure. Imana iduhagaritse imbere yanyu kugira ngo tubahugure. Abayobya babaye benshi, ariko n'Imana ihagurukije abakozi bayo muri iki gihe kugira ngo bakugarure. Witana, wiyoba, mureke gukomeza gutiza umurindi bidafite umumaro. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Urakoze Yesu, habwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nimureke gukomeza gutiza umurindi abababeshya, ababahanurira ibinyoma. Nimwumva abababwira ijambo ry'Imana, mwihane, muhindukire. N'ikimenyimenyi ibyo babasezeranya ntimubibona, kuko ni ibinyoma. Imana ntibirimo. Mana ishimwe, Imana yacu nitugire neza cyane. Nshuti yanjye mukundwa, uneze amatwi muri aka kanya, Imana iguhaye aya mahirwe kugira ngo tuganire. Niki gituma, nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo niki gituma dutanga ifeza zacu tukagura ibyo kurya bitari ibyo kurya bihaza, ngo nimuze mungureho ibyo kurya bizima. Niki gituma mufata umwanya wanyu mukawutakaza mu bintu bidafite agaciro, kandi mwitwa abakristo? Aho basebanya niho muri. Nawe ibyo urya nibyo uzagaburira abandi, kandi nizo mbuto zera nyine. Ariko turabakangura kugira ngo mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mu mwambaza akiri bugufi. Iyi nzara irimo gutera, nawe ufite uruhare, ushobora kugaragaza uruhare rwawe ukarwanya iyi nzara. Wumvise ijambo ry'Imana kenshi, nawe birakwiriye kuhaguruka ukajya kubwiriza. Dufite abantu ngo banze kuza kuri social media, namwe turabahugura tuyobowe n'umwuka w'Imana, ngo ibirimo gukorerwa kuri social media, kuri za YouTube ngo ni ishyano.
none se niba ibinyoma bibaye byinshi kuri YouTube, kubera iki mwebwe mugifite ukuri kw'Imana mutaza ngo dutange ukuri kuzaganza ikinyoma? None se twemerere Satani yicare kuri social media ayobora abantu, agaburira abantu ibinyoma, babeshye yica ubugingo bw'abantu? Ngo abanyakuri ntabwo twajya kuri YouTube ngo hari ibinyoma byinshi ngo abantu barabeshya? Zana ukuri kwawe kwivange muri ibi binyoma, ukuri kuzatsinda ikinyoma. Kandi niba nawe uje wizanwa n'irari ry'iby'isi, kuko nuzanwa n'irari ry'amafaranga yo kuri YouTube, ejo uzahindura umuhamagaro, ejo uzavuga ubutumwa bwiza, ejo uzatanga ubutumwa Imana iguhaye, ubona abantu ntibagukurikira, ubona abantu ntibabyishimiye, nurangiza uhindure bakubwira ati hano niho birimo kurya, dufite abantu benshi baje ari abigisha, abandi baza ari abavugabutumwa, barangije babona impano yo guhanura niyo irimo kugabura, barangije bahindura umuhamagaro. Ninde wababwiye yuko impano y'ubuhanuzi ariyo yonyine Imana isigaye itanga? Ninde wabarozi? Niko Pawulo yabwiye Abagalatiya, arababwira ngo ninde wabaroze ko mwatangiye iby'umwuka, uyu munsi wa none mukaba mubisoresheje iby'umubiri? Ninde wabaroze? Ninde wababeshye yuko impano zose Pawulo yavuze zakubiwe mu mpano imwe yitwa ubuhanuzi? Umuntu udahanura ntaba ari umukozi w'Imana. Ngwino uhagarare mu muhamagaro Imana iguhamagariye. Niba ari uguhugura, niba ari ukubaka ingo, niba iki Imana iguhamagariye, ngwino bari icyo ukora, Imana izagutabarira mu murimo wayo. Imana ifite ubushobozi bwo kuduha ubutunzi tudakoze amanyanga. Imana ifite ubushobozi bwo kudutunga tutandavuye, tudataye umuhamagaro. Imana yacu nitugirire neza. Reka dukomeze twisomera ijambo ry'Imana. Navuze ko turi busome ibyanditswe byera byinshi uyu munsi. Tusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice 19, tuhere ku murongo wa mbere. Haravuze ngo Yesu agera i Yeriko, arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe, kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama, Mana ishimwe, aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba, amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nshuti yanjye, mwene data, iri jambo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, ibice 19 uhereye ku murongo wa mbere, ni inkuru za Zakayo abantu bazi neza. Ariko izi nkuru ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aza abantu bamushaka n'abamuryarya. Nari maze kubivuga, social media zuzuyeho abahanuzi bavuga ngo Imana yabatumye, zuzuyeho abiyita abakozi b'Imana benshi. Ariko ndagira ngo ngutangarize none ahangaha, nkubwire ngo Imana ntabwo ibeshywa. Abantu bo wababeshya bigakunda, wambeshya, wakwibeshya, wabeshya n'uriya, ariko Imana yo ntushobora kuyibeshya. Ahangaha Zakayo yashakiye Yesu, hari abantu benshi barimo babyigana,
barimo burira ibiti, barimo bashaka kureba Yesu, ariko badafite intego zo gukingura imitima yabo ngo Yesu yinjire. Ariko icyo nakundiye Yesu, ntabwo ajya ayoberwa umuntu umushaka n'umubeshya. Arangije Yesu anyura ku barebare bari bari aho ngaho bamwitegereza, anyura ku banini, anyura ku bagufiya bari bari aho, anyura ku bakire, anyura no ku bakene, ariko ngo umutima we umenya ko hari umuntu waje kumushaka witwa Zakayo. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Arangije ngo Yesu arararama, areba Zakayo aho yari ari mu giti cy'umuvumu, aramubwira ngo Zakayo ururuka, kuko namaze kumenya ko uri muranshaka. Namaze kumenya ko Zakayo, nubwo wari igisambo, nubwo uri umukoresha w'ikoro, ariko uyu munsi wa none ufite mu mutima inzira z'igisiyoni, ufite mu mutima inzira zinshaka. Ururuka, kuko uyu munsi ndi burari wawe. Nshuti yanjye, mwene data unteze amatwi, shobora kuba uri umuririmbyi muri korari, ukaba uririmba ariko ukora n'ibyaha, ukihisha dirija ndetse na perezida, ukihisha abaririmbyi muririmbana. Shobora kuba uri umuvugabutumwa, ukaba ugerageza rwose guhisha ingeso zawe mbi, ariko wowe ukaba ubizi neza kuzikora. Shobora kuba uri umuhanuzi, ukaba uhanura ibinyoma kugira ngo ukunde urare uriye. Shobora kuba uri umuhanuzi, ukaba uhanura ibinyoma kugira ngo ukunde wambare ikote n'ipantaro, ukagira ngo ugende mu modoka nziza, ariko ubizi neza yuko ibyo utanga ari ibinyoma. Ndagira ngo nkubwire ngo abantu bo wabasha kubabeshya, ariko Imana ntushobora kuyibeshya. Imana izi umuntu uyishaka, izi n'uyibeshya. Zakayo aramanuka atahana na Yesu. Mana ishimwe. Zakayo abona agakiza gutyo. Niba uri umuririmbyi, wari usanzwe ubivangavanga, wari usanzwe uri umukozi w'Imana, witwa umukozi w'Imana, ariko nawe ubizi ko utari umukozi w'Imana, uri igisambo, uri umujura, uri umusambanyi, uri inkundamugayo, uyu munsi wa none menya ngo abantu wababeshya, ariko Imana ntiwayibeshya. Niba ushaka Uwiteka, arabizi ko umushaka. Niba umushaka kubera inyungu zawe runaka, nabyo arabizi. Reka nihute ngere ku musozo. Haleluya, haleluya. Dusome irindi jambo ry'Imana. Ndimo ndegereza ku musozo, mwihangane sindi butinde. Ngiye gusoma ijambo rya nyuma turi busorezeho mu gitabo cy'Abaroma. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice ni 11. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 11, dusome duhereye ku murongo wa 25. Twumve icyo watubwiye mu izina rya Kristo Yesu. Haravuze ngo bene data kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisiraheli bamwe banangiwe imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse, nibwo Abisiraheli bose bazakizwa, nk'uko byanditswe ngo azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Imwakire neza ijambo ry'Imana. Nshuti zanjye, bene data, ibi ni ibyanditswe byera umwuka w'Imana ashyize muri njyewe kugira ngo nkuzanire. Ntabwo ibyo tuvuga ari ibipapirano, ntabwo ari amagambo. Turavuga ijambo ry'Imana tuyobowe n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana aba yatuganirije ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nshuti yanjye, niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ibintu ujye ubiha agaciro, kandi niba ugize umugisha wo kubibona, nawe reka abandi bakugirireho umugisha, ubyoherereza abandi.
kandi niba ugize amahirwe yo kubibona utari usanzwe ureba iyi televiziyo, kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho vuba cyane. Ahangaha mu Baroma naho hatubwiye ko tutagomba kwirata. Niko Pawulo abwiye Abaroma ngo bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisiraheli bamwe banangiwe imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakageza ku mubare ushyitse. Ahangaha niho nashatse kuza gutinda, kuko dufite abantu benshi tubwiriza ubutumwa bwiza ukabona rwose barabyishimiye, ukabona banakizwa, ariko gufata icyemezo bikabananira. Ariko naje gutekereza nyobowe n'umwuka w'Imana, nsanga abantu bazi yuko hariho igihe bazaba bakizwa. Ariko ndagira ngo wumvire ijambo dusomye. Aleluya, Imana ishimwe. Umvira ijambo dusomye, riratubwiye ngo umubare w'abanyamahanga ugomba gushyika. Uyu munsi wa none twebwe twitwa abanyamahanga. Kurimo gutinda kwakira Kristo, kurimo gutinda gukora umurimo w'Imana, kurimo gukora umurimo w'Imana ubivanga n'ibyaha. Uyu mubare numara kukuzurana, uzakizwa nande? Uzakizwa ute? Ninde uzakugirira impuhwe wowe wananiwe kwigirira? Uyu munsi wa none gukizwa ni ubuntu. Turimo turakubwiriza ubutumwa bwiza, nta kintu tukwishyuza, nta kintu tugusabye. Iyaduhamagaye ifite uburyo idutunze, ntabwo dusaba kugira ngo tubwire abantu ibihura n'amarangamutima yabo. Twebwe turavuga ijambo ry'Imana ry'ukuri, kugira ngo niba bishoboka uhindukire twinjirane mu bwami bw'Imana, kuko buratwegereye ndetse cyane. Imana ishimwe. Uyu mubare w'abanyamahanga numara kukuzurana, wa muririmbyi uririmba usambana, ukaririmba wiba, ukaririmba ugambana, wa muvugabutumwa ubwiriza ibyo wowe udakora, ukabwira abandi kwihana ariko we byarakunaniye, wa mupasiteri we, wa mushumba we. Uyu mubare numara kukwinjirana ukakuzurana, uzajya ku mugereka ki? Ni hehe uzajya? Uzakizwa nande? Ko agakiza wagakeresheje, wagafashe nk'ibintu biriho bizahoraho. Uyu mubare numara kuzura w'abanyamahanga, wowe uzaba wande? Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo wararuhiye iki kuri wa munsi utabonye Yesu? Ibwiriza butumwa ryose wakoze, waba wararuhiye iki? Ubuhanuzi bwose wahanuye, waba wararuhiye iki? Imisanzu watanze muri korari, waba wararuhiye iki? Imana yacu nitugirire neza. Ndifuza ko umuntu wese umurikiye ashaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, akamwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha akareka ingeso ze, n'ukiranirwa wese akareka ibyo yibwira. Imana ishimwe cyane. Twavuze ko ugomba guhinduka, kugira ngo niba ushaka Uwiteka, hinduka. Kandi niba ushaka Uwiteka, shaka ubumenyi. Soma ijambo ry'Imana, menya iki ibyanditswe byera bivuga ku kugaruka kwa Yesu. Menya iki ibyanditswe byera bivuga ku minsi y'imperuka. Menya iki umwuka w'Imana ahishura ku bijyanye no kugaruka kwa Yesu, no kuvuga kw'impanda, n'uburyo washobora kwirinda ibyaha. Umenye abatubanjirije intwaro bakoresheje banesha. Ukeneye ubumenyi. Imana ishimwe cyane.
Imana yacu nitugire neza. Ukwiriye kugira ubumenyi kugira ngo utinde muri uru rugendo, kandi kugira ngo ubashe gushaka Uwiteka umushakane umwete. Pawulo yandikira Timoteyo, aramubwira ngo abwira Timoteyo, aramubwira ati igituma ngoka nkemera gukubitwa nuko nzi uwo nemeye. Haleluya. Nuko nzi uwo namenye. Imana ishimwe. Igituma Pawulo agoka, igituma yemera gukubitwa, igituma yemera kujya muri gereza, nuko azi uwo yamenye, nuko azi uwo yemeye. Imbaraga ze n'ibyo ahemba. Nawe ukwiriye kugira ubumenyi. Imana ishimwe. Iri jambo na Yobu yigeze arivuga ubwo yari ari mu bigeragezo bikomeye bitamworoheye. Arangije aravuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho, nutamenya uzahora mu buyobe, nutamenya uzahora mu ntege nke. Yobu aravuga ngo ndabizi neza ko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara ku bicu. Imana ishimwe. Kumenya Imana kwa Yobu byatumaga abasha gushikama mu bigeragezo. Akavuga ngo uyu mubiri nubwo urimo kubora, ndabizi neza ko numara kubora ugashiraho, njyewe nzareba Imana nambaye undi mubiri mushyashya. Urumva yari yaramaze kumenya Imana. Ngo icyatumye Aburahamu yemera kujya gutamba Isaka, nuko yari yaramaze kumenya ko Imana yizeye ibasha no gufata ivu ikarikuramo umuntu. Yumvaga yizeye adashidikanya ko ivu rya Isaka ryavamo Isaka akamusubiza mu rugo ari muzima. Rero birakwiriye kumenya Imana ukayigirira icyizere. Birakwiriye kugira ubumenyi muri uru rugendo rugana mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Ndimo ndegereza ku musozo. Ndifuza ko dusengana Imana. Umaze igihe kirekire wumva ijambo ry'Imana bakubwira ngo ushake Uwiteka bigishoboka kabonwa, ariko ukumva ni ibintu by'abandi, wowe ubwawe ntabwo bikureba. Haleluya. Ndagira ngo ngutangarize iri tangazo nonaha. Mubwire ngo noneho ni wowe urimo ubwirwa. Birashoboka ko wamaze igihe kirekire urimo wumva muri rusange, ukumva Imana ivuga ariko ukabiherereza ku bandi. Ndagira ngo ngutangarize iri tangazo, wowe unkurikiye noneho, ni wowe Imana irimo kubwira. Ni wowe Imana ishaka kuyishakana umwete. Ni wowe Imana ishaka kuyishaka bigishoboka kibonwa, kuko hari igihe Imana izaba itarimo kuboneka. Mose yatubwiye ngo igihe kigiye kugera ubwo hagiye gutera inzara. Inzara itazaba ari y'ibyo kurya, ahubwo izaba ari ijambo ry'Imana. Iyi nzara nimara gutera, waranze kumva ijambo ry'Imana cyangwa wararyumvise nturiha agaciro, iyi nzara nitera ukabura ijambo ry'Imana, cyane ko Mose yatubwiye ngo bazajarajara ku misozi, ku bibaya no ku nyanja, bakubite hepfo no haruguru bashaka ijambo ry'Imana baribure. Uyu munsi wa none ugize amahirwe urimo kumvira ijambo. Ndaguhamagarira gufata ibyanditswe byera ukabigira ibyawe, ugatangira gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Wabwirijwe kenshi gukizwa, uhora uvuga ngo uzabukizwa. Nje kugutangariza iri tangazo rya karundura ry'uko iki gihe ari cyo gihe cyawe cyo gukizwa, kuko ejo hawe ntuhazi cyangwa ejo bundi hawe ntuhazi. Uyu munsi wa none ushobora kumva ibi ngibi ari wo munsi wawe wa nyuma, cyangwa se ariyo mahirwe yawe ya nyuma uhawe yo kumva ijambo ry'Imana. Biragusaba rero byihutirwa guhita ufata icyemezo cyo gukizwa no gushaka Imana bigishoboka kibonwa. Ushobora kuba udukurikiye waravuye mu byizerwa,
ukaba ugize umugisha n'amahirwe yo gukurikiranira ijambo, ndaguhamagarira mu izina rya Kristo Yesu bikitwa uyu munsi, haleluya, kugira ngo ugarukire aho ngaho, wongere ugarukire umuremyi wawe. Aracyagutegeye amaboko, urukundo rwawe rw'Imana ruracyari kuri wowe, Imana iracyagushaka kugira ngo iguhe ubwami. Rero waratannye, nawe urabizi, wavuye mu murongo no mu muhamagaro, ariko uyu mwanya ndaguhamagara mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubushobozi n'ubutware, izina ritunganye rwose, kugira ngo bikitwa uyu munsi uhindukirire Uwiteka nawe aguhindukirire. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, haleluya, Imana ishimwe. Nshuti yanjye mukundwa, mwene data unkurikiye, ni wowe Imana ikeneye. Imana ibwira abantu ikeneye umuntu, Imana ishaka abantu ariko ishakamo umuntu. Ni wowe Imana ikeneye. Tugiye gusenga Imana. Mukanya turabaha nimero za telefone, icyo udasobanukiwe uduhamagara udusobanuze. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi urakiranuka. Wowe uri Imana igira neza bugacya bukira. Wowe uri Imana irengera kandi uri Imana umutabazi. Uri Imana umunyembabazi uruta abanyembabazi bose bo ku isi. Uyu mwanya umaze kutugaburira ijambo ryawe, ni umutsima utera imbaraga. Ijambo ryawe ni ubuzima. Nyagora ku ngoma Imana isumba byose. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo haleluya, ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Umunyabyaha nareka ingeso ze, nukiranirwa reka ibyo yibwira. Mwami wanjye Yesu Kristo, uyu mwanya ndi imbere yawe, ndimo ndasengera bene data bankurikiranye kuri iyi televiziyo mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo haleluya, umuntu wese unkurikiye yaracitse intege muri uru rugendo, mu izina rya Yesu Kristo, akimara kumvira ijambo niyakira imbaraga zimushoboza gukomeza urugendo mu izina rya Yesu. Umuntu wese unkurikiye atarakizwa, atarakira agakiza, ndamusengeye mu izina rya Yesu. Yari yarananiwe gufata icyemezo, ariko mu mbaraga no mu bushobozi no mu butware mpabwa niyampamagaye, ndamuhuza n'imbaraga zimushoboza gufata icyemezo bikitwa uyu munsi, kandi akakigumaho kugeza ubwo Kristo azagaruka agasanga ari umukiranutsi, kugeza ubwo Kristo azaza yabumbura igitabo cy'abera, yabumbura igitabo cy'abamwemeye, agasangamo izina rye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo abaneshwaga n'ibyaha uhereye umunsi wa none mbatuyeho imbaraga zo kunesha ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya ndasenze, nyagora ku ngoma Imana isumba byose. Muntu wari umaze kumenyera ibi bintu, yajyaga yumva ibintu kenshi, yari amaze kubica amazi, yumvaga ari ibintu biraho, ariko uyu mwanya ndasenze ngo imbaraga z'Imana zururukire muri we, atangire guha ijambo ry'Imana agaciro rikwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye nonaha natuye imbaraga ku buzima bwe, ntabwo azongera gukeresa iby'Imana, ntabwo azongera kubisuzugura no kubipinga. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndagora ku ngoma Imana isumba byose. Ndagushimiye cyane ko muri iri jambo umanuriyemo imbaraga zishoboza abantu gushobora ibyari byarabananiye. Abari barananiwe gufata ibyemezo byo gukizwa, imbaraga ziramanutse nibazakire. Bari barananiwe gufata icyemezo cyo kugarukira Imana baravuye mu murongo, uyu mwanya imbaraga zibashoboza ziramanutse nimuzakire. Mana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Abapingaga, ababicaga amazi, uyu mwanya mu izina rya Yesu tubatuyeho imbaraga z'Imana, tubatuyeho gukora kw'Imana, tubatuyeho gukiranuka kw'Imana, tubatuyeho kugirirwa neza n'Imana mu izina
izina rya Yesu Kristo. Ineza y'Imana ibazeho rwose. Dusengeye abarwayi, abafite ibyifuzo bigiye bitandukanye, abafite ibibazo bigiye bitandukanye, turabasengeye mu izina rya Yesu. Muri aya mavuta Imana iduhaye, muri ubu butware Imana iduhaye, dutegetse inzara kuva mu ngo z'abadukurikiye mu izina rya Yesu. Yewe wanzara we, sohoka ugende, ibyo kurya byinjire, basagurire n'abandi. Kandi waba urwayi we, wari warigize akaraha kajya he, umumazeho igihe kirekire, wamubujije akazi ke, ariko uyu mwanya ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, ubwo burwayi bugize iherezo. Akimara kumvira ijambo, ubu burwayi burarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Ndumva hari umuntu ndi gusengera, aleluya aleluya, uryamye ku gisasiro cy'uburwayi. Uyu mwanya ukimara kumvira ijambo, zamura kwizera, haguruka ku gisasiro cy'uburwayi, bamuzima mu izina rya Kristo Yesu. Maze iminsi urwaye uburwayi bw'amayoberane, yewe hari n'unkurikiye baganga baramubwiye yuko atazakira, ariko duhagaze mu cyimbo cya Kristo. Aleluya, duhagaze mu ijambo ry'Imana rivuga ngo nimunyizera muzakora ibirenze ibyo nakoze. Uyu mwanya ndasenze ngo ubwo burwayi abaganga bavuze ko butazakira, ndategetse mu izina rya Kristo Yesu ngo ubwo burwayi nonaha nibugire iherezo. Wakira ishimwe ryo gushima Imana, kandi iminsi Imana ikongeye uyibeho ukiranuka, uyibeho ukorera Imana, kuko ari Imana ikongeye igihe cyo kubaho mu izina rya Kristo Yesu. Umuntu wese udukurikiye afite ideni ryari rimurembeje, mu izina rya Yesu Kristo uyu mwanya tumuhuje n'igisubizo, uyu mwanya tumuhuje n'ineza y'Imana. Ideni nirirangire mu izina rya Kristo Yesu. Mana, ndagushimiye kumvise gusenga kandi ijambo ryawe riherekeresheje imbaraga zikomeye. Ndagushimira Yesu kuri ijambo rikoreyemo imirimo n'ibitangaza bifatika kandi bigaragara. Abadukurikiye tuzumva amajwi yabo bashima Imana kubw'ibi birimo n'ibitangaza Imana ikoreye muri iri jambo mu izina rya Yesu. Tugushimiye kubikoze, ngakomeza ubane natwe, ushoboza umuntu wese wari udukurikiye kugushaka bigishoboka ko abonwa, urinde ubugingo bwe, tanga agakiza, gabanya umubare w'abarimbuka, wongere umubare w'ababona ubwami mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mana ibaha umugisha. Uramutse ushatse kuvugana natwe ku gitekerezo, ku nyunganizi cyangwa ikindi cyose wakwifuza kuvugana natwe, nimero ni 0788 71 0339. Uramutse utari mu gihugu cy'u Rwanda, ubanzaho akamenyetso ko guteranya 25 ukabona gushyiraho nimero tukubwiye. Imana ibaha umugisha. Niba utarakora subscribe yikore, kuko nta kintu bigutwara. Urimo urareba ikiganiro, reba munsi y'ikiganiro handitse subscribe yikoreho. Numara kuyikoraho wongere uhakore kandi bakwereke ahanditse all, kugira ngo ugiye ukurikirana ibiganiro byacu, ariho benshi bakunze kwita akazogera, naho hakande. Andika muri comment uduhe igitekerezo, andika muri comment uvuge uko wumvise ijambo, kanda like ndetse sharing abandi ibi biganiro, kugira ngo turusheho gukomeza kuvuga ubutumwa kandi ubutumwa bugere kure hashoboka, nawe bigize mu ruhare. Imana ibahe umugisha. Ijambo ry'Imana nakagaruka, kandi nkuko twabivuze dukomeza kubivuga, niba Imana yaraguhaye ubutumwa, niba Imana yaraguhaye ijambo ryayo kugira ngo rigeze ku batuye isi, Negebu TV irahari kugira ngo tuguhe umwanya nawe ukora umurimo Imana yaguhamagariye gukora. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.